Ndagushuhuje wowe ukurikiye YouTube channel. Nagira ngo dusangire amahirwe mu buzima bwa buri munsi. Akenshi tukunda kugira amahirwe atandukanye. Amahirwe ahari rero nuko ushobora gutunga smartphone mu buryo bworoshye udatakaje amafaranga menshi cyane. Mu buzima bwa buri munsi abantu twese ntabwo tugirira igishoro kimwe, akaba ari iyo mpamvu yatumye nifuza kugusangiza aya mahirwe ahari. Akaba ari uburyo bwo gutunga smartphone cyangwa se smart TV cyangwa se cuisiniere n'ibindi bikoresho biri electronique udatakaje imbaraga nyinshi cyane. Ni muri ubwo rwego hari ikigo cyitwa Lipa Leta, wishyura amafaranga 10% by'igikorwa ukeneye cyangwa se by'igikoresho ukeneye, hanyuma asigaye ukazayishyura mu byiciro. Mu byiciro ushobora guhitamo umwaka, amezi 9, amezi 6, amezi 3 biterwa. Rero iyo occasion nifuje kuyisangira nawe kugira ngo utazahomba kandi ukeneye smartphone igezweho kugira ngo ukore ibikorwa byawe bya buri munsi. Lipa Leta rero ikorera mu nyubako yo kwa Makuza, etage yo kwa Makuza, floor ya A muri umuryango wa 6. Nimero rero ziri muri iyo title. Ukeneye ibindi bisobanuro wabinyaka hanyuma nawe ugatunga smartphone. Ibyo basaba ntago ari byinshi cyane, ni bikeya ugereranyije na care cyangwa se uburyo bagukemura n'ikibazo. Ndagushimiye rero uburyo ugiye gutunga smartphone wifuzaga, flat TV, flat screen TV, cuisiniere n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo, kandi ukabitunga wishyuye 10%. Urugero, niba ufite telefone, ukeneye telefone y'amafaranga 100,000, uzitwaza 10,000 byonyine, hanyuma asigaye uzagenda uyishyura mu byiciro. So badushyize igorora rero, telefone ndayishyira muri title y'iyi video, hanyuma nawe ugende utunge ibyo wifuza mu buryo buryoshye kandi nawe utwike. Ndagushimiye cyane rero.